urabizi ntabwo ugenda wenyine utarakati cyangwa se tumishe polisi Tefreke polisi ntabwo yabizamo ntabwo nshaka kubizamo polisi none uragenda gutyo uratorama gusa nawe nta kunda kugenda wenyine turajyana ntabwo asiga mama ameze kuri ahubwo reka mbyigiremo uwo muraka ntungirira impungenge cyangwa wize umutekano cyo wowe Petit frère ngize kandi burya mfite imbunda mfite imbunda Choma kuva ryari warishimye mu bugizi bwa nabi kuva ryari kugena utunga imbunda umunani bafene ndende nahuye n'ibizazana uriya mugore yanshimutiye umwana iki yashimutiye umwana aramujyana ahantu hasi ariko siko n'ibintu byose biri ku ngoma matwari bishyashya wanjye ubwo nanjye kugira ngo mbone umwana wanjye ngari ubuzima bw'umwana wanjye agombaga kwishaka ubwo rero nagize gute nagiye gushaka umwana wanjye nkoresheje imbunda kugira ngo asubize umwana wanjye umwana nyuma yo kumuzana aragiye kuko yarameze nabi ndagenda muvuza n'iki arakira umwana aratekanye aho ari ahubwo ndi guteganya kumuzana niko mama ari kuremba ariko ajya kumuzanira mama amube hafi Petit bari gukora iki kumana na mama rero mama ararembye ndakegeye bigeye umbona nta cyumba Petit sawa okay genda Juma wirinde wana kibazo nawe urinde mama kandi Imana barinde gusa ibintu byose byabaye ryari yiciye umugabo Juma afite imbunda byose nkabonamo mukuru wanjye
nigeze naho ntagishaka no kurya. N'agakecuru ndakazi. Uraho Peter? Se wowe ndaguhamagara rangiza ngo amakuru kandi ari njye wakakubajije. Amakuru ahubwo. Mumeze neza? Natwe turashima. Umva, mperutse kuguhamagara nkubwira ngo nshaka kuguha akazi. By'akazi reka mbe mbyihuriyeho gato ahubwo kugira umuntu ugiye kunshakira. Ese kuko no gushaka umuntu ubwo byagusaba kukwishyura? Ko kunshakira umuntu aho yaba ari? Nta kibazo ndohereza ikarita. Reba umukecuru witwa Cecilia. Buretse wumve nyine wari utuye Bweramvura hafi y'iriba. Umukecuru gutya w'imibiri yombi. Nawe ngo wakundaga guhinga ngo inzuzi. Yego yakundaga guhinga ibihaza. Nyine nicyo nshaka kumbwira, ndabizi ko yimutse adahari. Ndashaka umenyere aho yaba yaremukiye. Nawe uvuga ibintu byinshi Peter. Icyo mushakira ni igihe wakize. Wowe menyera amakuru y'aho yaba yaremukiye. Ibindi binhereza ndabyikora. Amafaranga ikarita ndayiheza. Ako umuntu w'umugabo abaho nta bipe kweri. Nane kumuhamagara nana. We aho uri kubeshya ko nta telefone yagiraga se. Yaje wa mugani. Wowe menyera aho y'umuketo. Kanza ikarita nyohereza. Sawa. Ndahita nyaguha. Oya ntabwo mvuze nabi. Oya akazi nako nzakaguha tuzi. Sawa sawa. Tanda wamenya amakuru yose sinamubonye natamenya byinshi. Ako kuwinjira udakomanda usanga ndi kwambara. Hano umukobwa wanjye se? Sanga kuba ndi umukobwa bisobanuye ko wambonera ubwambure. Uzi uruhinja mama. Ubu nzi ndi uruhinja nakuze. Ubu urakuze ku buryo nabaye inkumi. Reka sha. Nibyo? Nsanze wambaye ariko. Sibyo se? Nta kibazo. Umeze ute se? Nimeze neza. Kare ngo siporo bazaze burundu. Ibyo wanywesheje biracyari kumbabaza. None se telefone nurikoresha cyane? Oya nari kuvugana n'umushuti wanjye gusa. Yitwa nde? Umushuti wanjye? Ntabwo muzi. Ngo turebe. Igisambo ushaka uracata se zanjye nawe? Mbese yego umaze gukura. Bimaze gukora telefone umutize nyine ukoresha. Nkiza gato telefone yawe igeze. Witwa Keza se ninde? Nyine n'umushuti wanjye. Sawa, ndaje nzi gusubize ngiye kwikoresha mu gatoya sibyo? Nta kibazo. Ariko ntutinde.
Sintinde. Iwe ni minota nka 30. No. Amayinite menshi ufite. Ndashyira amande nta kibazo. Rangura amayinite. Y'ukwezi. Sibyo? How are you? I'm good. Igihe cyose uri muri telefone. Siyange saa icyo bitwaye ko mukoresha. Ntabwo ubizi ko bizabica amaso. Ntabwo ari igihe cyose kuganira n'abashuti bawe nta kintu biba bitwaye. Umeze neza? Umeze neza. Hanyuma se ndakubwiye inshuro zingahe ngo ntimukoze mwinjira ukamenya mu cyumba. Icyumba cyanjye. Icyumba cyumba ni icyanjye. Kuba ari icyanjye rero ntugomba kugikoresha ibyo nshaka. Kuburyo izo kabone akaba ari mu cyumba kubera iki? Byaba ikibazo nzi. Kamambiri ni iza bathroom. Urabyumva? Kandi sinkavuge ngo nawe uvuge. Ariko ibintu byose babigize intambara. Ibintu byose babigize intambara. Byaba ikibazo wenda ninjije mu cyumba cyawe. Ariko nsigaye mvuga nawe ukavuga. Ese ubwira ngo nyine. Ariko ujya umenya ko ndi nyakurome. Ujya ubimenya. Ibyo ujya umenya ko ndi nyakurome wowe. Uburyo ujya uvuga ukasubiza. Ngewe nkumenye vuba. Ntabwo ngenda tangira kwibisha uburyo batangiye kuzana amategeko kandi icyumba ni icyanjye. Kuba nazana nabyo bigiye kuba ikibazo kure. Muki? Uvuze muki? Ngewe kuba icyumba cyanjye nagikoresha uko mbishaka ngende umuntu nta kibazo kiriho. Usubira kubangamiye. Ariko hari ibintu bimwe njye ndeba ugasanga ari wowe ari so mwese mwiza kimwe. Data sura muzi. Isura muzi? Namenye nyoko ngavugana nyoko nkaba ntazi so. Rero uraturenganya. Twebwe twavutse dukura nta miryango tuzi. Nawe mumenyeje umuntu. Yenda n'izi saha kumbwira ngo Kubimenye byo kuba iki? Wakanukora umusaruro. Kuba umenye ukamenya ko jyewe ndi nyakurome. Byakagutunzeho ku giti cyawe. Bikakugirira akamaro. You can't even say. Imyaka yose namaze mbahokera kugeza n'uyu munsi. Nta kintu kimwe ushobora kubitekereza. Mani ngiye nkuboneje wowe. Ibyo mbwira ngo Mani, indi mani. Indi mani. Ngiye ntabwo nziranye. Am I man to you? Ese uvuge wife. Umugore. Okay. Niza kuri telefone yawe. Telefone yanjye sura yibaza iki kandi? Nizeho gato ndashaka kuyikoresha. Koresha yawe. Ufite telefone yawe ariko uzi ko umaze kusuzugura. Uranyaka phone You don't even have a discipline. Sinufite telefone yawe. Amashuri ava mu mafaranga yanjye mu mitsi yanjye. Niyo utagiye kusuzugurisha. Yewe ntabwo kukubaho. Urahaguruka. Ntabwo mpaguruka. Icara aho ngaho. Ndavuze ngo icara aho ngaho. Urahaguruka. Kugira ngo ndeke buse ko tureshya. Ako ni sanjye sinzi ikintu. Ufite telefone. Telefone yanjye urayibaza. Niba hari n'undi munsi uzatekereza kusuzugura. Uzabanza ubuzima bwawe. Uranyumva neza? Uranyumva neza? Ndakumva.
password. Je vous remercie. Nk'ingegera yaturutse yekwe ushinze iraje ifite amaraso urugo rwose akubundi Siko ngeze mu cyumba iwawe ugasanga utari. Nyine nari ndi hano. Waje mu cyumba cyanjye? Urasanga n'amahoro se? Nta kibazo. Udasanzwe ukigera mora? Se arambujijwe siri mushiki wanjye. Uko mbageze nyine ngasanga utariyo. Nizere ko washakiraga amahoro. Oya nta mahoro nta kibazo. Okay. Ngahicara umbwire rero. Usugira ngo buriya nta ngombwa yuko nicara. Ntabwo ari ngombwa ko nicara. Nagira ngo nize kuri telefone gatoya. Aho ugiye guhamagara se? Aho ugiye guhamagara? Nayo nkeneye gatoya. Ibyo se ukeneye iki? Wabanga. Nayo y'imbere. Nayo? Si biri connected se nabyo? Oya, nabo wanakoresha telefone yuko ayiborera. Ko nari ndi muri charging. Okay. Gaho yihamagaze nta kibazo. Nisi nimero ya Dama ko ndayireba. Ariko se nimero ya Dama Genzi urayishakaho nashyira muri telefone yanjye ngo nyimaze iki? Juma ko ntacyo naba mpanga nawe ahubwo ko mu buzima bwanjye mba nifuza ko tutanahurira no mu nzira. Baramubwira umuvandimwe. Nyemerera tuganire ukabyara we. Ubu ngiye ureba hano. Nasabye Imana yo mu ijuru imbabazi. Nawe ngusabye imbabazi umuvandimwe. Ibintu byose bibi nakoze. Umbabarire kuko n'Imana nzi ko yambabariye. Sinifuza kongera kunyura mu nzira mbi z'ubuyobe no guhemuka no gukora ibintu nka biriya byose twaciyemo. Kandi byose nayo wabishyizemo. Mbabarira tubireke tuba abantu bazima. Nukuri tuba abantu bazima. Ibyo ngibyo nta kibazo. Ibyo nta kibazo. Ariko uzajya wibuka ko Genzi ari izina rya so. None ajya no kurivuga uzajya wimenya ko izina rya so. Kivuga gute? Ngo ni amakosa se kurivuga? Ariko uzajya wimenya ko izina rya so. Amakosa? Ni nako nirahira ariko. Hanyuma njya nirahira ngiye kanaka wa Genzi. Urakoze. Hanyuma rero ngiye guha na Juma gatoya. Hanyuma ibindi. Urahura se uhampereza telefone yawe ugenda uhure yanjye ugenda uhure na Juma wawe. Hereza telefone yanjye. Icara. Telefone ntabwo nyigusubiza kugeza igihe kagira inkuru rero. Ndibwo namaze kubona ibyo nshaka. Guki? Ariko burya umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ujyanye telefone yanjye ugiye guhura na Juma. Hanyuma telefone yanjye murayishaka mwiki? Niki mwashizemo? Uziko buriya utajya wibuka neza uwo ndiwe. Turashize. Okay? Ongera unyibwire ntibuke neza. Utaruzi nuko ngomba gusoza akazi natangiye. Mwana wa mama wacishije makeya. Ko ubuzima ari bugufi. Wanyumvishije? Jewe ndakumva cyane. Ngomba gusoza akazi natangiye. Ariko nanjye nyumva. Nubwo twabitangiranye ukabintamo. Urabyumva? Ngomba gusoza akazi natangiye. Juma nabwo ari muri list yawe ugomba kubamuza. Genzi, wowe ukabyara we wambabariye. Waretse ibi bintu ko ingaruka yabyara imbi. Ntabwo ukunda amagara yawe. Ese nubwo udatinya ko bakwica cyangwa bakurasa nawe baguhemukira. Ntabwo watinya n'Imana ari mu ijuru n'isi. Waretse ibintu tukabyihorera ko ku myaka dufite rwose tutagomba kwanduranya. Waretse ngewe nkasaza ntanduranyije. Wenda uracyari muto da. Ariko nubwo ukiri muto nawe Imana iragushaka. Hajya bure igiye kujya kumbwira gutyo ahantu Imana iraguterera gutereka ngaha.
niyo mpamvu nanjye rero aha nimba naguterera tugutereka hano winambabaza ariko se rero turashaka kumpemukira urabizi ko ntakwanga umva mukizo urabizi ko ntakwanga ndabizi nanjye ariko mu gihe uzashaka kunkuraho jewe byanjye nzi ko ari byanjye aha ngaha iki kidongore aha ngaha umva Genzi umva ukabyara we mfate mbe namugira nte koko Use telefone yanjye yijyanye kwikoresha ikimana nzi ko mnabivuyemo none mumugeze Genzi ndagusabye nyemera nce mbwire musaza wanjye reka musabe mukabyara we nciye bugufi waretse tukareka ibintu bibi koko ubuzima ari bugufi ya umva rero maze kugeza nakandi taruzi sibyo uzamenye uvukana nawe wari we sibyo kumva ushaka kuba muri muzima niba warahindutse ukabundi uzamenye ko inda ibyara mweru na murinda hanyuma rero uzi icyo cyo gukora nta muntu wemerewe kongera gusohoka mu gipangu nta n'umwe wemerewe kujya gusohoka hehe muri iki gipangu kubera iki jyewe niko mvuze uri muzima cyangwa wasaze ndavuze ngo nta n'umwe wemerewe kongera gusohoka muri iki gipangu hanyuma telefone yanjye ijyanye ndayijyanye se mvuze induru ntabarwe mfite umuvandimwe uri wunsajije uvuze induru ni ukuri ko bana ngiye kuyivuza wivugiriza nde wowe vuze induru sasa wanjye mu mwanya maraso yanjye mu mwanya w'induru akavugije impundu siki ko ndimo ndagiza nkuko wavuze mu bana ntabwo ari yanteretse ndimo ndagiza gutabara wowe kuntabara Ruka Yes ma'am. Ngwino ese Cuma ari he ko ntamubonye ndashaka ko muntuza imyumbati mukayijyana mu Rwanda Juma niki mama rero Juma ngo yagiye umujyi yagiye guhura na Mawoziri ikata kuki utamuherekeje yagiye wenyine yambwiye ngo nashaka kumuherekeza nanjye arahise arambwira ngo oya barijyana ngo ni gusigaye bane kubera ko urwaye numva amabere yikoze ntuza nari nagize ubwoba yambwiye byose bituma tusakimbye ambwira ibyabaye byose numvise mfite ubwoba numvaga atagenda wenyine rero kwimana indebera umwana pe ndi no guhamagara nimero nticamo Bikira Mariya wabyaye Yezu umerekereza umwana aza amahoro sinumva pe Bikira Mariya utarasanga mu cyaha ndakwinginze kugira ngo data ungirire umwana neza n'ukuri umukurikirane inzira zose acamo uri kumwe nawe na Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane amumanukeho amuherekeze amuzana amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndi no kumuhamagara ntabwo nimero iri gucamo nabyo ntikibazo buriya nibyo pe kujya kuzana iriya mitungo nibyo ariko numva ngize ubwoba nese nkuri ese wakora iki wamenya bahuriye hehe wamenya ujya kumurebera hehe usibye kurukasi ndakwinginze nawe mufashe iriya mitungo muhizane mu igaruzi ntacyo ntazakora mo nayo ntacyo ntazakora kuko buriya yatugiriye akamaro pe na mukuru wanyu wapfuye yarayishatse namwe mukumva yuko izo mbaraga zongeye zibaburukiye
urumva reka ibyo tubireke none se warebye ukuntu mumuhamagarira kuri telefone ukamubwira uti wamubariye ukamuzanira umwuzukuru we koko mwanzaniye umwuzukuru wanjye ko nibura nageraga gutya nkamutuma no kuri botike nkamutuma kuvoma nkamutuma gusenya nkamutuma iki niba ikiriya cyamuze cya kadogo cyagiye nibura akagenda nawe akajya kuzana ubwatsi bw'inka hari ababa batemye n'ibishogoshogo akagenda akabyikorera akabinzanira bose mwambariye mukanzanira umwuzukuru wanjye uzi ko njya kurya iyo mudahari nabishyira ibiryo ku isahani ariko yarazaga akambwira ati gutya akambwira gutya tugasangira turi kushwana turi kugira gute nkamubwira ngo ugere ujye kuryama ati ngaho njye gukoreka nze nyine njye kuryama sibyo mbabarira rwose munzanire umwuzukuru wanjye ndamukeneye ndamushaka muhamagara umubwire ntabwo iri gucamo ngaho utekereza ntabwo iri gucamo sinzi icyo yabaye hari icyo yabaye sinzi icyo none se kuki telefone itari gucamo njyewe iyo yego mfite ubwoba ariko ikintu kibaye ku mwana wanjye ndahinduka n'uburwayi burazamuka bukamerera nabi ariko ndi kumva butari kuzamuka wapi ntayiriho wapi ntayiriho humura ukira Mariya ndabizi ko muherekeza akamuzana gusa rwose mumbahe munzanire umwana wanjye munzanire umuzukuru ubwo turabivuga naho nyine naza natanaza wowe ejo uzagenda ujye kumureba sibyo uzagenda umuzane ese ahantu ari ntabwo uhazi wowe uzagenda ujye kumunzanirayo kandi reka mubwire nimwanga njye nzagura uriya munyonzi azashyira ku igare rye azashiduka nagiye kumushakisha nanjye umva nzemere ngo mu nzira ariko nibonere n'umwana wawe ugende ku igare kugeza i Kigali yego ndakora ku buryo mana ngute tuvuge bino bintu tugenda hanyuma se uraza unatetse ibiriya bijumba nibyo muri burya ntabwo nongera gusubira mu ziko pe sibyo reka ngufashe oya byihore ndafata oya byihore yego ucyafite ingufu Uncle! Mami. Uncle ari he? Uncle! Komanda se uncle bite ko yabaye uncle bite? Nyine agiye hehe se? Ntamubuze? Ntawe uri mu nzu? Ntawe urimo. Ese uramushakira iki? Arambwiye nimuhe telefone yanjye ndayimuha. None anjyana ihe telefone. Akwatse telefone? uri hano hafi ntawe mbona agiye sinzi naho aciye. Agiye heze? Abizi simba ukuntu urimo kumumbaza. Mbaza nkubaza. Ntuzanjyaniye telefone? Cyakora reka nkubwize uko nayira. Sinzi anko wanyu rwose nanjye sinzi kijya mbere. Sinzi imigambi afite uramugabo. Ayikwatsa ateze. Arambwiye mereza telefone ndayimuhangira ngo arashaka guhamagara ndanamahita afite kera ibyo nekereje. Ntabwo simbizi rero ntabwo nza aho arengeye. Nanjye ntabwo ndimo kumubona. Cyaba agiye ku muhanda? Bizi se. Mbese akajyana telefone yawe ntabwo afitiye. Ko se mami, wowe ko mbona nta n'ikintu bikubwiye kuba bantwariye telefone. Reka nkubwire nayira mwana wanjye. Anko naza agiye ruguru yo bwe wenda wasanga agiye aho mu gasantre nava yarakoze. Nse ngenda avuga ahubwo ko umuntu telefone ni mobile phone umuntu agomba kuba yifite ahantu hose aba ari y'umuntu gutanwarira telefone ko ngene nsi ko mutije amayinite. Iyo utayimuhasi iyo umwihorera ntuyimuhe kuryo byose wakurira jisho ryo ubona wamwimikina. Kora ntiyoroshye nako ngiye bira bintu bya na siporo ngiye ntabwo nzongera kubikora umubwire.
uzi ko ubundi kubabara ahantu hose kubera ibintu yankoresheje ibyo byo ndabishyigikira ko gukoresha siporo byo ntukajye ubihakana ariko uragira nzangane nawe uzangane nawe se ubwo urajya nawe uzangane nanjye noneho ni kujya bajya babona ko ndi umukobwa wawe ariko ubu niyo ngana gutya abantu barambona bafite babona umwana wo mu bakire ariko nanutse bahita bagira ngo ni inzara yaranyishe mami mvuga ibyo ngibyo ugacece nayambabarira rwose ndeka nanjye ubwanjye sinorohe ntabwo nzi igicu ndimo ntabwo nzi akarere ndimo ntabwo ndeka nanjye sinorohe dore bantwariye telefone gusa ndajya kuki basi muhamagara umuganza nime telefone asubireyo nuko bimeze mwana wanjye ngira ko mubwira ibintu bya siporo ngiye reka ugomba kwikorana nawe twananiranye ko ari nkayo yose icyo uzi ni ukurya gusa no kunywa no kugotomera ntumenye n'ubuzima bwawe bw'ejo umva ugomba kwikorana yira wese umuntu ahera mu gitondo arya ngaho umushyushyo ngaho amakeke ngaho amaji amafanta byose agakubira mu nda Kigali we umva ni nako akamaro rwose amariye hano ibindi byose ntacyo amaze ariko azagukoresha siporo kibeberi we kigize ikibeberi kigize igitesi gusa nanihangayikiye none icyo kintu kikirisha umutwe Mana yatanze kajon Urmani kindurite Atari siliwa sendabagire Sonia. Salam. Salam Zeytis. Ranchaka Nagufasha nyine ko. cyangwa uje kumfasha Oya nagufasha yego ariko ari icy'ingenzi nyine twakubwiye so ibintu urabitoragura nabyo ari kuri uko utoragura amanuka ibindi Nase ariko kubitoragura kuko ko aramanuka ibindi nawe ujye unsetse Ugiye kumbwira ngo turi musore mukuru Oya nabibona nabikubwira ndi kugufasha nta kibazo ubwo nyine ubona hari amakuru nari asundi nibarije gato Mariza narize ariko ntabwo nashoje kwiga kubera iki none se wagaruka amakamba ubu gatatu nashoje wa gatatu primaire cyangwa secondaire ndumva amahirwe yagusekeye kabisa kubera urabona sibyo nyine njye urabizi ko rimwe na rimwe njya nsohoka yakunywa inzoga nawe ndakunda buriza kandi uzatuma amabuze umuneza ese ukuri mba mvuze mwese niba mba nigiye nkifatira kamwe bivuze ngo ese mabuze ko ntawe uri hano ngarakumva nyine rimwe ushobora kuzabivuga ari hano hafi akatwu ese tuvuge ko abiyobeye ibyo reka tubireke ubwo ndabona hano hirya genda imodoka hano icyapa ndetse guhera kumva ni itangazo mbese ni ishuri sibyo guhera ku bana bacicirije amashuri guhera mu wa gatatu kuzamura yewe na kaminuza sibyo bafite amahirwe yo gusubira mu ishuri bakiga mbese nta kintu na kimwe bishyuye bo ikintu bakeneye reba hano wowe buretse gusa sibyo none ikindi kintu nakubwiye sibyo wewe ikintu bakeneye ni umurava wawe n'ubushake bwawe babona uri umuhanga na kaminuza bakayikwishyurira bakayishoje njye ntabwo njya mbere noneho kugira uziko nari nzi ko uje kumbwira ikintu kizima ubu turutse hariya uze kunkura mu kazi uje kumbwira icyo kinyoma noneho cyambaye Sonia reka wenda ubwo ni gute wambwira ngo barashaka abana ngo babahanga ngo bazishyurira ngo bakarangiza secondaire na kaminuza urumva ibyo bintu wowe bishoboka ariko reka mbanze mubwire ubu sayize njyewe urandebye njyewe zamu sibyo urarebye usanga mu maso yanjye nzamwe no kuza kukubera wenda reka mbanze mwereke sibyo na nimero nazizanye witonde nazizanye utageramo oya noneho banza urebe iyi nimero kugira ngo mwereke n'ukuntu iki kigo kirenze sibyo ubundi reka mbanze hano
si ujya uvuga ngo ngende uwo musinzi sibyo iyi nimero irakomeye cyane noneho kugira ngo urebe ukuntu iki kigo kirenze iyi nimero ubundi hamanuka itungwa n'abaperezida oya vuga ngo sibyo 8 4 2 oya da ahubwo wari iyi ntabwo ubona ko ari 5 kabiri okay ni 41 ni 50 oya okay reka mbigutso buretse sibyo narize mani nanjye nukampinge warize so uvuze 5 kabiri sibyo 14 none iyo nimero sibyo njyewe ndayiguhaye nusanga nubeshye agapfusha rukara dore ka nkubwire sibyo njyewe nubaha Imana yo mu ijuru rahira ukuri kw'Imana nibuze kutari kumbeshya okay nyine buretse uje gukina natwe bwaroshe kunyibutsa ko ntize oya none simbanje nakubaza none se ibyo uri kumwe ndakubwiye ngo rahira izina ry'Imana niba uko kuzi kutari kubeshya okay ni izina ry'Imana sibyo ariko aka kantu uri kundahirisha nako nabi ariko niba utari kubeshya kurahira izina ry'Imana atari mu kinyoma nta kibazo kibirimo niba uzi utari kubeshya ibi bintu bikumbwira ni ukuri je ni ukuri kw'Imana ntabwo nkubeshya bari gushaka abantu batashoje kwiga babishyurira none barabishyurira sibyo guhera mu mwaka wa 3 wa 4 wa 5 sibyo mu wa 5 kuzamura nje nakubwiye ngo kuzamura sibyo kugeza kaminuza bakwishyurira none iyo uhise gutya wenda uri umwana uzubwira sibyo bagukubita muri Amerika kajya kwiga noneho sibyo ibi no kubwa no kuri je ntago nkubeshye jewe za oje kandi unabyongerewe none uyu munsi iyi nimero njye kwihamagara ntago ndisana sinyiguhaye gusa yayiguhaye sibyo wowe utuntu byibuze jewe buryo byonyine sibyo mu buryo buzima nakwereka ko njyewe ndi serious sibyo je gusigara mutoragurira ibintu byose nubwo navunitse nyine reka mwereke iyi nkuru njye kwanza nyibwire anti ariko byumva nyine anti none hari we ubahamagara ariko byumva abavugishe byose nyine ndabimubwira byose aho nagarukiye n'uburyo byose n'amanota nabonaga none ahamagare abavugishe nzaje kwigayo okay narebisha undi sumo utoragura byose kaza karikora kiri naragura ni mbona ngize ubwoba yuko anari wese naho hari ndashonje kamuzana ntabwo watetse se basi dore nidushaka tungana gutya kubazo cyane kurumba nagasibagiwe kuna fuke Susan ndabishaka ko nta kibazo kanyibu akose rukazi wamfashishije muvugishije sobanura ntabwo byanyura hasi biyobe kurira ahangaha dore ko ndabizwa ndi hano ko ntabwo byaca rukazi ntabwo ugize umubwira ko atize Mse Lucas aruhari ntabwo uzi ko duheruka kumuvugisha cya gihe nanjye bakinyinjira nyine ndabizi ko cyo tumuvugisha kitanga n'undi byari ikindi kintu ndongera kumuvugisha naho nta nubwo arataha nisi kutarya mbese n'ubu Lucas ntabwo azi ibiri kubera neza telefone yawe
yabanje wahamagaye ase wani ese ni kwanga kumfasha ntabwo nzi igihe nuza ari bugarukire ngareba agarutse nyine kandi ari mpamvu ndi kubwira Sama w'igihe ngo cyabakabyawuza ni telefone ihamagarire hadi bambikiranye sanze kujya na tezifiriti Allô Lucas, ni Sharon. Oya nuko nkoresheje nimero ya Sonia. Wari ubizi ko mfungiye mu nzu wawe. Umva ibintu byinshi ngiye nshaka yo kuza tukabonana. Ni ibintu byinshi umugore wawe yarandoze amindura ikigoryi amfungirana mu nzu ubu ndahana mu cyumba nyine yaramfungiranye. Wari ubuzwe n'iki kumbura se ko telefone yanjye ntazi niba ari uyifite ndabizi. Ayo mahoni se nayawe. Umva sawa banguka ubwire so ngikuru kumara. Cyane niko ndoka ngora kwadija mafuoni kandi. mbona ariko ndameze yasubiza wowe Sonia umenya ibiryo sibyo igira hino rimwe hagarara iruhande urira hano kandi urira hano gute mbona nakoza kurira Sonia uracukoshe Sharon